ibintu byongeye bifata urundi rwego. Noneho Vumilia asinya impapuro ku ngufu. Vumilia impapuro zisinya ku ngufu. Ese none uratekereza azabona umwana we? Kuba none hakuye ikirego mu rukiko uratekereza azongera kuba yabona uburenganzira ku mwana we? Ese urabona none bizopfa kuba byongera kuba byamukundira kugira ngo ikirego yongera kigarure mu rukiko? Steven nawe ahise afata umwanzuro kuba yatanga ibyandiko bakabisinya bagakura ikirego mu rukiko. Ese urabona biraza kuba byagenda ute? Ese Vumilia noneho ko tubona Nkuranga amaze kuba yamubona ko ari we araza ko yamubwira ukuri kose kubijya mbere? Ese Vumilia atekereza ko yatobora akabwira Nkuranga byose n'uburyo atinyamo Isabella? Guys, nkwayikaze niba rwo bwa mbere waba wisanze hano kuri Niyonsenga 20K, ndagusaba kugira ngo ube wakanda kuri buto subscribe kugira ngo ujyane mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Niba rwo bwa mbere wisanze hano, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo maze umugire ukuntu nawe uri kwiyumva kuri filime yacu My Daughter. Ese noneho ko tubona Isabella afashe umwanzuro ndakuka, ko tubona Isabella afashe umwanzuro wo kura abantu mu nzira bose bagiraga uruhare mu kuba bafasha Vumilia mu bikorwa byose byo kuba yakora umunsi ku munsi, uratekereza arazi ko yacikira hehe? Ko tubona bose bazi ibya Vumilia, bazi amakuru yose yerekeye kuri Vumilia, ndetse baba bashaka kuba bitanga mu kuba bafasha Vumilia muri kino kirego cyo kuba yasubizwa umwana we. Bose Isabella agiye kugenda bicisha gake, uratekereza Isabella ibintu byose bizamugwa amahoro? Ese Vumilia noneho ko tubona nawe akomeza kuba yakontororwa na Isabella ku bibi no kubwiza, utekereza ko bizakomeza bikagenda gutya? Ese uratekereza ko noneho umuntu witwa Nkuranga nabwirwa ukuri noneho arazi ko yakorera icyo umugore we? Ese Vumilia yaba agiye gutobora akabwira Nkuranga ko yari yarashimutuwe hano aribwo bamurekuye kubera ko yasinye ibipapuro kuba ahagarikisha ikirego? Ese Vumilia atekereza ko yabibwira Nkuranga? Ese Isabella we nk'ubu Nkuranga babimubwiye yarengera hehe? Isabella yarigize karakajya he? Isabella yumva ko ashoboye byose. Isabella kubera ubugome bwe bumugira igitangaza. Isabella yizera ko buri kimwe cyo kuri isi cyose amafaranga abakiri hejuru. Ese none uratekereza ko umunsi Nkuranga yamenyeje ukuri, umunsi bamenyeje ko kuba Vumilia yari yarabuze ari Isabella wamushimuse, kuba afite uyu mwana atari uwe, utekereza ko azakorerwa iki? Ese ubona Isabella azarenga hano hantu mu bikorwa byose byarakora umunsi ku munsi? Ese ubona Isabella ibintu byose yikorera umunsi ku munsi ubona zabicikira hehe? Ese ubona bizamuhira? Ese ubona none nafatwa atazafungwa? Rero guys, nagutinde ndagusaba kugira ngo ube wareba nimba wakanze kuri buto ya subscribe hano kugira ngo tujye tujyana mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Cyo ngusaba no kuba twahurira kuri episode kurikira filime yacu My Daughter. Ndabakunda cyane muri abantu bagaciro hano kuri iyi channel. Niba rwo bwa mbere wabo hageze, ndabakunda cyane.